Praise the Lord. Duhimbaza Imana. By names of Nagawa Shakirah Jean or Jan, Amazina yanjye nitwa Jeanne and I'm from Uganda. kandi naturutse Bugande. I'm very happy before God that I stand before you to testify. Rero ndishimye imbere y'Imana ko mpagaze imbere yanyu ngo ntange ubuhamya. I received my salvation in 2021. I received my salvation in 2021. Nakiriye agakiza mu mwaka wa 2021. I'm so happy that I was in many churches and I was doing my own works, thinking that I'm serving God. Rero nagiye nsha mu matorero menshi kandi nkashyira umwete mu gukora imirimo yanjye bwite nzi ko ndi gukorera Imana. Until the day I met IYF. Kugeza ubwo naje guhura na IYF. I remember that day when the pastor preached me about the gospel, the true salvation. Andibukura munsi rwose ubwo umushumba yanyigishaga ku butumwa bwiza, anyigishaga kiza nyakuri. Because I thought I knew Bible, and because my pastor told me that you should know Bible as your defense mechanism. Rero icyo gihe natekerezaga ko nzi Bibiliya cyane kuko umushumba wanjye yari yarambwiye ngo ugomba kumenya Bibiliya kugira ngo ijye iba nk'intwaro yawe. So when this servant of God preached gospel to me, rero uyu mugaragu w'Imana ubwo yambwirizaga ubutumwa, I argued a lot. Naraburanye cyane. Because I know Bible from the beginning to the end. Kubera ko nari nzi ko nzi Bibiliya kuva mu itangira ukagera mu iherezo. Until he read for me Romans 5 verse 12. Kugeza ubwo rero yansomeye mu Baroma 5 umurongo wa 12. I read, therefore, as through one man sin entered the world, and the death through sin, and has death spread to all men because of all sinned. Aravuga ngo kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanwe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Even though he read for me this verse, rero nubwo yansomeye no murongo, I still argued. Narakomeje ndaburana. I asked him, so you're telling me that Jesus died for my sin once and all, so then after then what happens? None ndamubaza ati se none urashaka kuvuga ko Yesu yadupfiriye rimwe ry'iteka gusa, ngo none ubwo nyuma se byaje kugenda bite, hakurikiraho iki? You mean if I receive this salvation, I can sin anyhowly, I can do, even if I can kill someone is okay, because Jesus died it for all? Ubwo biravuze ngo noneho narakiriye agakiza najya nkora ibyaha uko nishakiye ku buryo nanagenda nkica umuntu kuko nicyo nacyo Yesu yagipfiriye? But he continuously preached to me and read more verses for me. Rero yarakomeje arambwiriza kandi akomeza asoma n'indi mirongo. Then he read for me Romans 6 verse 1. Ansomera mu Baroma 6 umurongo wa 1. Because due to the question I asked him, kubera ikibazo nari mubajije. Shall we say that what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may sorry, my specs. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Verse 2. Certainly not. How shall we die? How shall we who died to sin live and any longer in it? Haravuga Abaroma 6 umurongo wa 1 n'uwa 2. Nuko tuvuga iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho. Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? After reading for me this, rero amaze kunsomera ahangaha,
he continuously preached to me. arakomeza arambwiriza. After listening to him, Amaze kumutega amatwi, I realized that all my sin were washed away once and all. naje noneho gusobanukirwa neza koko ko ibyaha byanjye byogejwe iteka kandi rimwe gusa. And since then, I gained the heart of staying in the church for more and more so that I can learn more. None icyo gihe rero naje kwakira umutima wo kuguma mu itorero kugira ngo njye nkomeza niga n'ibindi birushijeho. So ever since that day, I keep on coming to church to ask him more questions about Bible, because from that day I realized that I didn't know anything about Bible. Kuva icyo gihe rero noneho natangiye kujya mpora nza kugira ngo njye ndushaho no kumubaza ibibazo byinshi, kuko nibwo natahuye ko burya nta n'ikintu ahubwo narinze muri Bibiliya. I'm thankful to God that the more I keep on asking him questions, the more God opened my eyes towards the Bible, and I keep on learning more and more. And rero ndashima Imana ko uko nakomeje mubaza ibibazo, Imana nayo yagiye impishurira ijambo ryayo, ngenda niga byinshi. And ever since then, God has done amazing work in my life. Kandi kuva icyo gihe Imana yagiye ikora umurimo ukomeye muri njyewe. Before I received the true salvation, I was fighting with a disease which I don't know whether I was born with it or the more I grow, even the disease grows. I don't know. Kuko mbere ntarakira agakiza k'ukuri, hari indwara nakundaga guhangana nayo, sinanamenya nimba naravukanye nayo cyangwa se yaraje ryari, kuko uko nkura nayo yagendaga ikura. I used to complain a lot with my previous pastors and pray a lot, cry before God and fast all the time. Nakundaga rero kujya impaka n'abapasiteri cyangwa abigisha babanjirije nyine kwakira agakiza, nkakunda no kwitotombora Imana, nkasenga cyane, nkaniriza ubusa. But the more I asked my previous pastors, why am I keeping falling sick? Why am I keeping my life again and again in hospital? Iyo nabazaga rero abo bigisha ba mbere, kuki nkomeza kurwara, kuki Imana yemera ko nkomeza njya mu bitaro kenshi, Yet I received salvation, kandi narakiriye agakiza, yet I serve God. kandi rwose nkorera n'Imana. But he could keep on answering me, pray and fast. Abo bakomezaga bambwira ngo we ujye usenga kandi uniriza ubusa. So I get tired of playing and fast. Rero ngeraho ndambirwa kuba nasenga nkaniriza. So I started charity. Noneho njyewe ahubwo ntangira kujya mfasha abantu. Whereby we used to collect like old clothes, go nearby places, ask for things you don't use. Dutangira no kujya dukusanya imyambaro yambawe, tukabaza abantu duturanye nimba bafite imyenda batagikoresha, so that we give those who are in need. Noneho tugatangira kuyiha abayikeneye. Even though I did all that, nubwo rero ibyo byose nabikoze, the sickness didn't go away from me. Bwa burwayi n'ubundi nta hantu bwigize bujya. I keep on spend like 2 weeks okay, 3 weeks in hospital. Nkajya mara ibyumweru 2 meze neza, ibindi 2 nkabimara mu bitaro. He disturbed me a lot and I reached an extent when I hated God. Byaranderanjaga cyane rero ku rwego nagezaho ntangira kwanga Imana. Because I did all what I can, but my sickness doesn't go away. Nagerageje ibyo nshoboye byose, ariko ntabwo uburwayi bwanjye bwigize bugenda. So after meeting IOIF, rero maze guhura na IOIF, the more I didn't depend on my own works, ntangiye noneho kujya ntashingira ku mirimo yanjye. I put my more emphasis or my focus on the Bible. Uko noneho narushijeho kujya ni nko kwa ngo umuhati wanjye wose nkuhereza kuri Bibiliya. I'm so grateful that I can spend 5-6 years without falling sick or going to hospital again. Ubu noneho ndashima Imana ko nshobora kumara imyaka 5-6
nkasubira mu bitaro nongeye kurwara iyo ndwara. My mom used to stop me from working because every time I go to work, I fell sick and they bring me back home. Rero mama yakundaga kuramirwa cyane kuko nararwaraga nkagaruka mu rugo nkongera nkarwara. But because I thought serving God, I'll gain something from him. Noneho rero nkajya ntekereza ko gukorera Imana cyane kuzajya gutuma hari icyo mbona. I don't know even how I can express every time I think about my previous and my new life after receiving true salvation. Ubundi birangora cyane n'uburyo nabisobanura buri gihe iyo ntekereje ubuzima bwanjye bwa mbere yo kwakira agakiza n'ubuzima bushyashya noneho maze kwakira agakiza. Because even before I came to Rwanda for JNC life, na mbere yuko nza mu Rwanda mu bukoranabushake, I had a job where I was working, nabwo nari mfite akazi aho nakoraga, not even falling sick. Uretse noneho no kurwara, my boss were in good terms, but I feel like I want to serve God more because this is a calling for God. I need. Rwose uretse no kurwara n'umukoresha wanjye twari tubanye neza nta kibazo, ariko nkumva mfite umuhamagaro wo kuba nakorera Imana. So when my pastor told me that, Jane, do you want to go to Rwanda for JNC life? Rero ubwo umushumba wanjye yambazaga ati, Jane, urashaka kujya mu Rwanda gukora igikoranabushake? At first I thought like, how can I leave my work? I have no bad terms with my boss. Icyo gihe rero naravuze ati se bishoboka bite ko nareka akazi ko nta n'ikibazo nari mfitanye na boss. But then I went and asked God, if this is what you want me to do, I'll obey. Ariko nageze aho ndasenga ndavuga nti, Mana nimba ari ibingibi ushaka ko nkora ndaza kubyubaha. And I'm ready to do it. Kandi niteguye kubikora. So I just replied to him, yes, I'll go. Nuko rero naje kumusubiza ngo yego nzagenda. I said that with one faith that if God wants me to go to Rwanda, I'll definitely go. But if it's not him, I won't go. Icyo gihe rero nabivuganye mu kwizera navuga ngo koko nimba ariyo ndashaka kugenda. I said yes actually without even asking my mom or my boss, but I was like, I'm going to Rwanda. Icyo gihe rero nahise mvuga yego ntabajije mama, ntabajije ndetse na boss wanjye. But I had so much fear in me because my mom doesn't want me to go away from her. Icyo gihe ariko nari mfite ubwoba kubera ko mama wanjye ubundi ntago aba ashaka ko najya kure ye. So I was so scared going in front of her and I say, Mommy, do you know what? I think I'm going to spend a half a year without you. Icyo gihe rero nari mfite ubwoba ndagenda ndamuga ati, mama urabizi n'ikindi ngiye kujya kure yawe kandi igice cy'umwaka wose njye mu Rwanda. But I stand on the God's word that if he wants me to go to Rwanda, my mom will accept. Gusa nkahagarara ku ijambo ry'Imana nkavuga ngo Mana nimba ushaka ko njya mu Rwanda na mama ari bubyemere. Indeed it was God's call. Kandi koko navuga ko byari igihamya ko byari umuhamagaro w'Imana. Because I was supposed to come in, was it Jan around 6th? Yeah, around 6th. Ubundi nagombaga kuza hagati yo kuri 6 z'ukwa mbere. But my boss refused me from leaving work because she still wants me to work for her. Ariko umukoresha wanjye we ntago yashakaga ko nareka akazi kubera ko yari akinkeneye. So I couldn't have time to go and sit down to explain my mom why am I leaving and why am I supposed to leave work suddenly to go for JNC. Nta mwanya uhagije nari mfite wo gusobanura mama birambuye ngo dore impamvu mvuye aha nkareka n'akazi kanjye nkajya mu gikoranabushake. When I explained this to my pastor, he said, do you have faith? Because I know sometimes your faith is low. Rero nje kubibwira umushumba wanjye arambwira ati se ufite kwizera? Ndabizi ko kwizera kwawe rimwe na rimwe kuba ari guke. If you have faith, just stand and go to your mom today.
tell her that you are going to Rwanda for Genesis, you are serving God. arambwira ngo nimba ufite kwizera ugende ushize amanga ubwire mama wawe ko ugiye kujya mu Rwanda mu bukoranabushake kandi ugiye gukorera Imana. But tell her you have few days in Uganda, you are going this week. Kandi umubwire ko rwose ufite n'iminsi mikeya muri Uganda ufite kwita ugenda iki cyumweru. To me, it was really so hard to just suddenly go to my mom and be like, I'm going. Kuri nge rero byari bigoye cyane kuba nanajya imbere ya mama ngo mpite mubwira ngo ndi kugenda. But I took my pastor's word. Ariko naje kugenda mvuga ijambo rya pastor wanjye. That's go to your mom with faith, tell her you are going. Ati genda rero ujye imbere ya mama wawe kandi ujyane kwizera umubwire kuri kugenda. When I told her, Mommy, I'm going to Rwanda for, at first I get scared telling her that I'm spending 6 months away from you. Bwa mbere nagize ubwoba bwo kumubwira ko ngiye kumara amezi 6 ndi kure ye. So I told her I'm going to Rwanda for 3 months to see her reaction. Ndabanza mubwira ko ngiye kujya mu Rwanda amezi 3 kwa ngo mbanze ndebe uko ari bubyakire. After telling her I'm going to Rwanda, she asked me to do what? Nkimubwira rero ngo ngiye mu Rwanda yarambwiye ngo gukora iki? So I explained to her what Genesis life is. Nza kumusobanurira neza uko ubuzima bw'ubukoranabushake buba bumeze. So I was like, oh, okay, that's what you want to go. Ahita ambwira ngo nibyo ngibyo ushaka, ati ntacyo genda. I was so shocked because her answer was so quick and simple. Rero naratunguwe cyane kuko igisubizo cye cyari cyihuse kandi rwose cyoroheje. So I didn't expect that to happen. Ntago numvaga rwose ariko biri bugende. So after that I came back to prepare to come. Ndagaruka nitegura kuza. But 2 days before I come, she called me like, are you serious you are going? Are you seriously you are going? Nyuma barampamagara tese koko uragiye? I told her yes because you gave me permission to go. Ndamuga ati cyane rwose kuko wampaye uruhushya rwo kugenda. She's like, no, I said that because I was testing your faith to see whether you're ready to go and stand for whatever you explained. Aramubwira ati rero wapi rwose nabivuze ngira ngo nanjye ndebe kwizera kwawe numve koko nimba ukomeje. So I told her yes, and I'm spending there 6 months, not 3 months. Ndamubwira ati noneho rero niko kuri rero kandi ndamara amezi 6 na nubwo ari 3. I swear she cried. Icyo gihe ararira. Hearing my mom crying on the phone, I felt so bad. Rero kumva mama wanjye ari kurira kuri telefone numvaga binguye nabi. How am I going to, she spoke a lot of words, how am I going to be without you? Avuga amagambo menshi ni gute nabaho tutari kumwe rwose n'ibindi. Immediately I thought, I had the thought of cancelling everything I was planning. Rero ubundi numvaga rwose ngize n'igitekerezo cyo kuba ibintu byose nahita mbihagarika. But then I asked God again, do you really want me to go to Rwanda? Ariko ndongera mbaza Imana nanone, ese koko urashaka ko njya mu Rwanda? Who's going to take care of my mom? Ese ninde uzita kuri mama nimba ngiye mu Rwanda? But then I asked him again, if you want me to be in Rwanda, process everything for me. I won't do anything. Rero ndavuga ngo Mana niba ushaka ko njya mu Rwanda, buri kimwe cyose gitegure nta na kimwe nge nshaka gukora. Then my pastor told immediately shortly after that, after from the call, he's like, Pastor Ko is asking, when are you going to Rwanda? Are you really want to go or you are not? Icyo gihe rero Pastor Ko arambaza tese ko urashaka kujya mu Rwanda ni ryari uzagenda? So I was supposed to come on Wednesday. Rero nagombaga kuza ari ku wa 3. But I told Pastor, no, I think I'll go on Friday. I have to think. Ambwira mushumba namwe ati hoya reka nzajyeyo ku wa 5 ndacyafite kubitekerezaho neza. So I called my mom again and I'm like, Mommy, I'm already got a bus ticket. So on Wednesday night, I'm leaving to go. Nza kubwira mama ati rero nabonye tike rwose ku wa 3 nijoro ndaza kugenda. Like, I know God will take care of you. It's okay. Aravuga ngo nta kibazo Imana iraza kubyitaho. So I'm so happy. Rero ndishimye.
so happy that every time I call her, she's okay and very strong. Igihe cyose muhamagaye aba ameze neza kandi arakomeye. That's my testimony. Thank you. Ubwo nibwo buhamya bwanjye.